Ese umuntu yize gutwara imodokari neza ariko akaba adafite diplome yemerewe gutwara ikinyabiziga? Ese warize neza gutwara imodokari utazi indimi yemerewe gutwara ikinyabiziga? Reka mbasubize mwese mwagiye mumbaza kino kibazo cyane. Nizo message namwe nakira iminsi 2 ishize yose. Cyamakuru cyane kiravuga ngo vuba aha ntawe uzajya atwara abagenzi adafite impamyabumenyi igaragaza neza ko azi cyangwa se yize neza imico imyifatire yo gutwara abagenzi y'ubwa rusange. Rero umuntu ufite diplome n'utayifite azi gutwara imodokari afite n'impamyabumenyi ya kiriya kigo bagaragaje hariya hejuru, ndaje nyibereke. So wemerewe gutwara imodokari. Nuvuga ngo udafite diplome ntacyo bivuze, cyangwa se uyifite nabyo ntacyo bivuze. Icyo tugusaba nuko ufite impamyabumenyi y'iki kigo. So ariko rero icyo nababwiraga hano, niba uzi neza ko namwe mbivuga kenshi twebwe ubwacu nk'abagenzi mu muhanda turambiwe kubona abashoferi badutwara basa nabi, turamba abashoferi ubona badutwara badafite discipline, nyine ubona wagira ngo baratwara umwuga wo gutwara gusa nta kindi kintu na kimwe bazi. Cyokora tubirambiye twe nk'abagenzi. Turashima rwose leta yabitekerejeho, tukanashima n'uyu mukire watekereje kino kintu, yateye igiti kimwe yica inyoni magana. Simbabeshye, iyi business ntishobora kuzaferinga n'umunsi n'umwe mu Rwanda. Ariko nanone bibigishe mwese, tujye twigiramo twese. Niba uzi ko ufite perime, ugasanga nk'umuntu afite perime ngazatwara abagenzi y'ubwa rusange, uretse perime gusa, nta Kongereza, nta Gafaransa, nta kandi karimi kandi uzi wenda ku ruhande kazagutabara, nta n'Agashinwa, nta n'Agaswahili uzi, urumva uzatabarwa n'iki? Perime sende umuntu utayifite, umuntu abyutse mu gitondo ntiyayibona. Ngansobanura umuntu abyutse mu gitondo avuga ati ngiye gushaka 400 nyakibike ku ikofi, sinashaka perime nkayibona. Banza umenye uko igihugu kiri kugenda niba ugiye gushaka perime. Niba nzitwara namwe mbivuga kenshi mwihangane mbisubiremo, ariko nubwo wenda ndaje mbasome n'ibindi kinyamakuru cyanditse. Niba uzi kugiye gutwara imodokari, cyangwa nari mvuze ngo cyangwa wenda uzi kuzatwara abagenzi mu byo bwa rusange, banza umenye ibizagenerwa nibura mu myaka iri imbere 10. Nukuvuga ngo uwo ubanze wiga ibintu bizakubaho imyaka 10 iri imbere ubimenye. Right now uretse kwenda nta muntu uzigira ubura akazi yasanzwe atwara, ariko tuvugana mu rukwemenya ni iki wakigiraho ku mwana wawe cyangwa wakigisha umwana wawe. Menya ko ukeneye umwana, cyangwa se menya ko nawe ukeneye kwiga. Mujye muhora mwiga mumenye ibigezweho. Ubu tuvugana abantu bose kuri kategori ya B ni nziza pe, ariko ndakubwiza ukuri kategori ya B ku muntu yifite azi kazakora akazi ko gutwara abagenzi nta kategori afite. Kiri ubu kategori ya B ikeneye umuntu gusa uzatwara imodokari ye wenyine. Ariko niba uzi kuzakora umwuga wo gutwara, kategori B ntuyikeneye. Shaka C, shaka na D, uzibike izi kategori ziryamane, kuko mu minsi iri imbere arajyaho kategori gutwara nka taxi cyangwa se n'imodoka za picnic. Bisaba kuba ufite kategori ya B na yes ya B ubu ngubu, ariko hagiye kugeteye kuza usabwa kuba ufite kategori byibura ya D. Gutwara fuso cyangwa se izi n'imodoka za Daihatsu n'izi ngiza Dina ufite B, ariko bigiye kuvaho hagiye kuba ufite kategori byibura ya C. Ibyo byose ukabitekereza mbere nk'umuntu mukuru wijya mu kintu wihuse. So ntatinze rero nashimiraga cyane kino kigo, ariko ngira ngo nanabumvishe iby'ikinyamakuru kindi cyanditse n'ukura urujijo mu gihe ufite perime udafite diplome mu gutwara imodokari nta cyacitse nanjye kuba cyacitse. Mu gihe hano ikinyamakuru cyaza cyandika kiravuga kiti mu minsi iri imbere nta mushoferi uzongera gutwara imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange adafite impamyabushobozi y'urwego rubifitiye ububasha imwemerera gukorera mu Rwanda. Iyi mpamyabushobozi izajya itangwa n'ikigo cy'amahugurwa ngo cyafunguye kuri uyu wa kabiri, cyatangijwe n'ishyirahamwe ry'amasosiyete atwara abagenzi mu buryo bwa rusange ATPR ku bufatanye n'ikigo giteza imbere imyuga n'ubumenyingiro cya RTB. Bakomeza bavuga ko abashoferi bose batwara abagenzi mu buryo bwa rusange hano mu Rwanda batezwe kujya babanza kunyura muri iki kigo, bagahabwa amasomo ndetse bakongererwa ubumenyi, bakabona guhabwa icyangombwa kibemerera gukorera mu Rwanda. Ikindi bavuze ko ibi biteganywa n'itegeko rishya rigenga gutwara abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi, nk'uko bisobanurwa na Mwungozi Theogene, perezida w'ishyirahamwe rya sosiyete itwara abagenzi mu buryo bwa rusange hano mu Rwanda ATPR.
So ni ibi ngibi nsa nashaka kubabwiraho gatoya kuko nibyo nabonaga ikinyamakuru cyanditse. Bakomeza bavuga ko ngo ku ikubitiro hari abashoferi bagera muri 120 nibo batangiranye n'iki kigo cy'amahugurwa. Bakavuga ko bizeye kunguka ubumenyi ku bufasha cyangwa se ku cyo bazabasha kubona aho ngaho. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kumvikanisha hano cyane nisomeye ino nkuru, bari kuvuga ko nibura kino kigo gishinzwe cyangwa se kizajya gitanga impamyabumenyi yemeza yuko wakizemo. Aha ngaha njye ntabwo natinya kubivuga. Iyi kampani ya ATPR so yatekereje umushinga mwiza cyane, yateye igipfunsi kabisa, yateye ni kwa kundi utera igiti kimwe ukica inyoni nyinshi. Iyi ni kampani na leta ubwayo idashobora kwanga. Twari tuyikeneye cyane mu Rwanda, ni nziza. Ni ukuvuga ngo niba uzi ko uzatwara abagenzi bwa rusange, ugomba guhabwa certificate igaragaza ko wize neza, byibura ukaba uzi neza gutwara abagenzi bwa rusange, ukaba warize discipline, warize kuba nibura uzi kuganira neza n'abakiriya cyangwa se n'abantu bakugana mu modokari yawe, uzi smartness, kwambara gusa neza n'ibindi.